Nitwa Nzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Murakoze rero bashyitsi bahire namwe basangwa ngira ngo mureko uko bwacu bwagenze neza mukuza Tereza ari Tereza nguyu ndiko Tereza shiramo kakanimbo keza kabageni shiramo kugira ngo twonye tugire murari ikote yakazungu yakomande mu Bufaransa imbere ande kumubano inyuma ande torogoro kunama yagatemba reba niberebere muzagero taretera none reba niberebere muzagero ikote murakoze reka duhe umwanya umutahira nawe atubwira amazina yizuko we umukobwa wa zizane sha harimo natwe ndamaruhimbi yanze kutwubikira dukinga hagati y'amahembe hamera amanoni iruti yatanze inyuma gucukura intashya zayaritse ku isonga inyuma zayiremye ruremaza Kura yaraguye imanura isuri abacumba b'indoyi imitima irazi icyo rutarimba ndagitarura hanze muri gatindo barizica murarusha nuko zishoka imatimba zirari bugoye murakoze cyane njyama nzindutse rero data mwakira inkuye muzajye muyanaguza niyo twe dusanzwe tuzihanaguza ndagira ngo umare no mu ntanga umumugisha murakoze cyane nyuma yo kumva rero amazina y'izakowe umukobwa wacu kwa Njyama Nzindutse natwe turabatunzi zije zisanga izindi reka natwe tubabwire amazina yazo wayinyamamaye ya rugamba inawe mfije kabarinda windatirwa bahisi yandajije yanyivomera irya maze rero maze kuvuga amahambo dushyiraho n'izina ryayo kandi rutimirwa zimaze kubona umugabo rwa mugabo Imana mwagisenga mihigo yishama muri zora shikamira ndongo ziri umurenzi makuru nziza urwamba nabuze aho yaje ngo kagira inkawe ariko kukimuta ngo amazina y'inka zacu rero nyuma y'abatahira rero reka twumve ijambo ry'umukozi w'Imana nawe adushyikiriza Imana hanyuma kandi kugira ngo umukobwa wacu tumuherekeze neza agere amahoro wagerayo wese umukobwa wanjye arashingiye ntabwo ashinguwe agira amahoro umuherekeza nawe reka Njyama Nzindutse ibintu byose iriya jambo tugiye kumva ni ukugira ngo Imana ibituri iruhande
nitumuherekeza hariya hantu tugiye kumwereka mu rugo ruhire azagira urugo rwiza. Kare kose arashingiwe ntabwo ashingiwe. Ugeze mu bavuga ngo aheza mweje kuzahurira amazina. Pastor uyu mwanya ni uwawe rwose. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Ese ashimwe. Ko mutishimye ntabwo mwishimiye ko ryama nzindutse Yvonne na Kazungu bagira ibirori byiza. Harimo barimo kujijingwa byo ntabanga. Imana ibabari. Mureke dusenge dushimira Imana. Nyagasani Imana Data Mana ishobora byose turagushimiye cyane. Wemeye ko ibi bintu biba. Haleluya. Amen. Turagushimiye cyane. Kazungu na Yvonne bubake kandi bakomere. Ryama nzindutse n'umuryango we wose bakomere. Turagushimiye Mana Data ko wemeye ko ryama nzindutse agira umukwe w'umukire cyane. Amatura akaba agiye kuza mu rusengero. Oh Mana Data turagushimiye cyane. Amahoro n'imigisha muri ubu bukwe muri ibirori kandi bikomeze bigende neza mu izina rya Yesu. La silavi butaya karachiko rastamol. Imana Data ikomeze umugisha kandi bigende neza cyane mu izina rya Yesu. Arakoze umukozi w'Imana. Ngira ngo niyo mpamvu ibintu byose tugomba kubishyikiriza Imana. Amazina y'abakobwa biwacu burya tugira amazina menshi cyane. Ni ba mukobwa jana. Ukuruba nta soni ufite. Isoni z'ikisi. Ibihumbi 100 kuva mu myaka afite urumva amaze kurya amafaranga. Nta soni kuvuga. Nose ntabwo yarwaraga nkavuze. Ntabwo namuriye amashuri. Umva mubwire. Iyo umuntu avuze mukobwa jana ntabwo abavuze ibihumbi 100 cyangwa igiceri cy'ijana. Abavuze nk'ijana. Wabona urwo rubavu zishyizemo izo iyi ninka nyine. Nemba renga rero mvuga 200. Wenda turagwa muri gihe 5 zagwa 3. Mvuge nka 200. Zagwa 3 ariko. Arakoze nyine ubwo namusobanuraga impamvu ya mukobwa jana yabyumvishije. Abakobwa bacu ni ba mukobwa jana rwose. Wameze gome. Wameze gome cyangwa mvuge nka 200. 200 wenza gwa 3. Inka 200. Noneho rero ngira ngo uyu mwanya warusigaye ryama nzino rwose turi wawe. Umwanya ni wawe. Ese wabuze nde? Ko witegereza mu bantu ninde wabuze? Oya umunsi n'uwanjye. Ariko nta kintu kirimo kumbabaza nk'ikintu kimwe. Hasoni. Hako ubundi iyo bahamagaje umuganda rusange cyangwa inama y'akagari kuki mwese mutazi uko mungano. Uzi ko wagira ngo ni ntuzo. Mwaje gufashanya. Hasoni. Gufatisha ufashanya nyine. Ndavuze ngo umuntu uzi ko atantwerereye. Umuryango wamwinjije ahita asohoka agiye hanze. Kuko ibiryo umva tumvekane ibiryo natetse ni ibiryo by'abantu barwa. Aba bose ntago bari amazindu wakihanganye kugumana ukagenda neza. Twabwira. Uretse kuvuga gahunda z'ibiryo. Ahubwo ndagira ngo tugire icyo tuvugana nge nawe. Aha umva MC ngiye kubara inyama zo kuzimara. Oya ndazibara nimara umubare sangamo. Ndinakusigara hangaho. Arakoze ndyama zindutse niko. Ntago munezerewe se? Ntago bishobora gukemuka hagati yanjye ariko tekereza kugira ngo agende inyuma. Oya ikibazo ikibazo cyawe kijye gukemuka. Njye kubara inyama nimara kubara inyama nkabona umurore wawe. Abandi bose ngagenda mbaturumbura. Ntago ari cyo kibazo mfite. Nta n'umuntu bari inyama nabikubwiye kuva kare. Ariko ndyamaze tekereza njyewe nta n'ubukwe. Ikiri no gutiya nirirwamo nkagira gute. Buriya bukwe bwabaye kubera nde? Ntago ari njye wabigizemo uruhare kugira ngo turongoze umukobwa umwe bave hariya mbone gutwita inda y'umuhungu wawe. Ikibazo ni ukugira ngo umukobwa wawe atinyuka afungirane imyenda. Ntago mfite imyenda. Nta mikenyero naraye nkweretse navuye gukodesha nari kwambara. Narenze yuko uri bujyane mu gutwikuru. Ako ugira ikibazo mu mutwe hari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Njyewe nafata umwenda nkabujyana gutwikurura mu gutwikurura biba ninjoro kumanywa noneho nkaza nambaye gutya. Ntago ari umukobwa wawe. Tekereza icyo kintu yankuru yangegera akazireshya n'ibiti by'iwacu byo mu nturuzi. Rwa runazireshya naho bwakereye. Si wowe wayikingiranye wigize umubona mu bukwe se? Reka nkubwize ukuri. Aho kugira ngo ibyo byose bibe sibyo wengwe no tugende dusubire mu bukwe kugira ngo batagira ikibazo cyanjye nawe nuwera turagisubiramo nk'umuryango. Uretse gato mbaze njyewe ngufashe.
ndamutse mbuzuwara n'imbere y'Imana ibintu ndimo gukorera ni wowe uri bugiye gutura bubyishyura reka nkubwize ukuri Nyamanzindwa ni wowe uri bubyishyura ntabwo nitayeho njyewe umukobwa wawe wasebye mu bantu bangana kuriya ntabwo yancishijemo ijisho mu baturanyi nari namuze icyo nambara ceceka ibiki nizere ko umukino wanjye n'uwera uri bube hafi ukawusifura turumvikana uri hafi ahubwo urabizi neza ko ari amafaranga batarampaye y'inkwano tugende bataducika cyangwa bakagira gute cyangwa rubanda rukatwota ubundi we ibyanjye nawe n'uwera turabisigaramo nk'umuryango nyine genda wowe ndeke bariya ni abakobwa bawe njye nta nubwo nakongera kuyica ese uko babona ko subiye njyenyine gute ariko se wajya ureka babona ko subiye njyenyine guteka we ngwino murakoze ni mwaki umuryango Nyamanzindutse amashini nkunda kugitse murakaza neza rwose mugere mu kare kugira ngo muzi ko kare yavuye aha ngaha tubwira ngo ibijyanye n'imirire ibijyanye n'iminywere ubu byo bavuye gutunganya nimwicare ntimugire ikibazo ntimugire ikibazo rwose mwicare Nyamanzindwa hari ikibazo gihari ku bijyanye n'imirire narigize murarya muranywa murakarya nzobye cyangwa mu Nyabarongo ubamuze ngo David naragiye muragenda hera umva kazo wakagabo aho nkuze umva katuganire katuvihanganye ko tuvuye wakihanganye Imana ikubabarire kazo urama amafaranga reka tuganire mu ibi byose nijye bihagarariye yo nawe yataza mu 15 nabihaye ibi byose bihagarariye oya murekure kazungu murekure reka tuganire ibi bintu Imana irabizi Imana birimo reka tuganire ndabaga ngo ni munda kuresenyera mujya muraka kunwara nk'ihene muyo we ntabwo bizi ko umwana yakowe bamukoreye angahe bamukoreye 350 urumva inyana ebyiri nzima rwose zabira nzima cyane n'amazina y'inka yavuzwe aho ndumva harimo akantu ntugire ikibazo ibi bintu Imana ibirimo Yesu arakora rwose turasenga kwiyame wakagabo we twabisengeye ndakwiyamye uwo Yesu wawe umupfunyike muri amikoti yawe ariko ngoroga we cyangwa agende muri kumvikana nawe nagenda najya gupasitera buriya mugeni urumva genda ujye mu bukwe Imana ibirimo ujye mu bukwe urumva wowe wihangane ducyuze ubukwe bw'umwana neza amahoro urumva aho ni mumbwire neza kuko inyana zaje inyana zirahari n'ibihumbi 350 bayimushyikirije aya mafaranga Nyamanzindutse aracyeye afite cyangwa yayamaze ibyo ntago mbizi naba nkubeshye ntago mbizi pe hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa nyakugira Imana Nyamanzindutse arashaka umuhungu ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo tumaze gukemura rero ikibazo cy'uyu mubyeyi gikemura se nukuzo nkubita munyedoga yego nemeye muyo ni ukuvuga ngo umubyeyi nawe aba afite iki uruhare ku mwana we ni ukuvuga ngo twaje kureba dusanga Kazungu kugira ngo abone umukobwa hari ibyo yumvikanye n'umuryango ako se sinemeye ikindi umbaza niki komeza ijambo ryawe noneho rero turangije ariko noneho tutaravuga mwebwe mw'abaturage mwe ntimugire ikibazo nta kibazo nta gikuba cyacitse sibyo nta gikuba cyacitse rwose nta Imana irakora turasenga ubwo rero birangiye twemeje ko Kazungu umugeni we aramucura uyu munsi amen tukiraho ukaragira icyo urenzaho na kimwe tukiraho akibeshya ukamukozaho n'urwara Kazungu nanze ko
ikirori cyanyu kugipfubya mbona mwakenyeye abakanuriye kurya umutungo wanjye mwakanuye mwariye abasigaye bameregetera ibishyimbo mwigize nk'akagungu yageze mu migozi mwaraheregese umuyobozi aracyafite ijambo tuza ukibesha umwana wanjye ukamukozaho n'urwara urebe iyo nzobe yikwisa akazibesha agapfu reka kumwe korakoza mu maso yanjye se noneho nukuvuga ngo oya ntacyo ntimugire ikibazo yemwe aratuza n'umwana we nukuvuga ngo rero ubu ngubu murye mumererwe neza ibintu n'amahoro Kazungu nawe arongore ibindi byo nukuvuga ngo mama we ngo agira ati nta kibazo ibintu bimeze neza rwose bimeze neza ubwo nawe witunaritse aho ngaho Bona amashyi mutanga. Ngira ngo ntawafatanya imirimo ibiri. Abageni basezeranye uyu munsi bakundanye kuva kera none uyu munsi abageni bacu bambaranye impeta. Murabona ko bwacu bwari bwagenze neza urumva bwagenze neza ibintu byose byari ku murongo nkuko twabiteganyaga yego ngo ntabura kidobya ngo iki uravuze ngo mama Ivana ni kidobya erura wica impande n'impande erura uvuga ngo ndi kidobya ariko ikintu nakoze kidasanzwe ni iki kitari ngombwa ko nkora oya mama Ivana ntago mvuze wowe urumva ahubwo avuga uti mu gutegura ubu bukwe mu nama y'ubukwe harimo utuntu nk'utu mu guterura intebe mu bisharagati ibintu byose byari bimeze njya amazindu ndabeshya n'umugore wawe mu gutegura yari ahari nawe arabizi rwose kugira ibyo nsukaho ibyo ntabyo nzi mujya kwitegura ibyo ntabyo nzi ntubinsukeho ntabwo ariwe nshatse kuvuga uyu mudamu Ibi byose rega narabibonaga. njyama nzindo ngo iki ngo umugore wawe nkabibona witunengeje yitaraganyije yicaje imbere kagira n'umuturanyi ahangaha njyama nzindo abana bibaranyirukanye tushaka undi mugore aza guheregeta imyaka nasize reba imishingiro mwana yitotoye muyisizeho ibiti byonyine njyama nzindo iyi nzu yubaka njyama nzindo uribuka ibiti byamese ibitugu mva wa mugore we ndagusabye ubigendemo gake wowe murumuna wawe anyambika ubusa ku musozi anyirukankana mu isantere ngo ndi umujura munyituye ushaka mukuru njyama nzindo Hanyuma uretse gato nanjye nkubaze uretse gusara ariko tunatuzi murumuna wanjye icyaha yakoze nakizira gute akwirukankana njye nari mpari ni njye se wamutumye niba ari wowe ni mwene wanyu njyama nzindo ibi sinshobora kubyemera ntabyo nakwemera ko ntacyo uvuga se papa Eric ariko reka mubaze ubundi uko umuntu yakwihoreye wamugana agaceceka ukagira ngo umuntu ni ikigo ubu tuvuga yuko si wavuye ahangana wagiye ntabwo papa Rusa yagiye ntamwirukanye ngo agiye kwitekerezaho ngo igihe cyo nibishoboka kiza yagiye kwitekerezaho nanjye nitekerejeho maza se bundi wari wagiye papa Eric ntabwo hari wanyu umusimbura kwitekerezaho nanjye nasigaye nitekerezaho nimumfashe urumva uko bwagenze neza n'iki kiganiro rwose tuze kugisoza neza niho njyama nzindo wowe wagize icyo uvuga kuko ubundi ukabatunga bombi ko ubundi biryoha bisangiwe mutware w'umugezi umva rusaro umva asisohoke gute uwo mugore wasohotse kuri neza nanjye wewe wanzanye ntaho nsohotse none asohora njyana hehe urasohora umaze ako sibi ni iki umwanda ni wowe izangiriye sohoka ntaho ngira none uramukura
uwera uretse none usamujye kumbona none wewe wabyihuriye umva nkubwire ibyo byose umva ibyo byose nabihinduye umva rata nkubwire uri umugabo wawe ugomba gufata umwanzuro afashe n'uwuhiriye umwanzuro nawufashe ariko imyenda y'inkodesheje nayikodesheje ni wowe wayikodesheje ntuzashaka icyo amabya nta kintu mvuze nivugiraga nyine nk'umushindura ibirenge dukana none wowe bariki umukobwa wuje umuco ari we rusaro mpereza amafaranga yanjye cyangwa ngo negatifu uzajye kwihanaguriza buke mpa amafaranga yanjye cyangwa ngo negatifu uzajye kwihanaguriza usenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda ariko njyeweho ndabwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamukora gusambana aba amuteye gusambana mutware w'umugezi umva rusaro